Byiza kugubwa neza kugira amahoro y'Imana wewe wahisemo kandi ukanakurikira ibiganiro byacu binyuze hano cyangwa se binyura hano buri munsi. Wakoze subscribe wagize neza nawe tureko wagize ngo ikando tujye tubana umunsi ku munsi. Irijwi mwumva ni rya Bobo no nguwo rwose mugiye kwa muri kumwe muganira muri iki kiganiro, ariko imbere ya kamera turi kumwe na Robert. Ujye uvuga ngo ni umuhungu w'Imana ariko ndasika ari umugabo, ngereka mvuga umugabo w'abantu umuhungu w'Imana n'abantu. Robert umeze ute? Ndamahoro ndashima Imana. Bwa mbere finale Turahuye. Turahuye. Akenda nari kuzaguhonda. Kubera Nyazahonda bane se kari ibihe. Ariko wasanze ko nta dayimoni bihari ari biba bisanzwe. Wanyicayeho we. Bobo. Undi wari uzi wo wicaraho cyangwa oya gusa nyine ibyo nari ndimo nanjye ubwo nari mfite uburyo bwanjye. Wanyicaraho uramvuga koko. None nubu nugaruka navuze ko umuntu wese azajya wicara nabi. Nzayamuvuga. Ko nge narenganaga. Ntawamenye. Nyamara ntawamenye. Nawe warivuguruje. Umeze neza ariko. Ndamahoro ndashima Imana. Yego, tumaze iminsi tupanga kugira ngo tube twabonana ngo tube twaganira. Twahereye kera nako bikagenda byanga ariko igihe cy'Imana bari icyo. Yego. Yego, urumuvuga butumwa cyori pasteur. No. Byo bundi muri responsibility z'umuhamagaro rumuhanuzi nkaba n'umwigisha w'ijambo ry'Imana. Ubonye iki? Ubonye iki? Oya wowe waravuze ngo umuvuga butumwa nkubwira icyo nkora mu bwami bw'Imana. Ariko muhita mubona nta kibonye. No. Abahanuzi baba mu buryo butatu. Hari umuhanuzi w'inda, hakaba umuhanuzi wa Satani, hakaba n'umuhanuzi w'Imana. Rero ahantu bitandukanira umuntu wese ushamikira ku bijyanye n'inda kugira ngo yibonere ibiryo, akazi, imibereho, urukumva uwashobora guhita abona bitewe n'uwabonye. Arabona sibyo? Hanyuma abahanuzi bo mu bwami bwa Satani cyangwa se abahanuzi ba Satani nabo bafite bariya batarengaho. Bareba icyo bita donc ubuzima bushamikiye ku butunzi, inzu, donc amaviza, bya bindi bajya babona, donc ibimenyetso by'abahanuzi ba Satani. Yes, sibyo? Hanyuma umuhanuzi w'Imana avuga iki? Avuga ikintu Imana yifuza muri society no ku bantu. Donc umuhanuzi w'Imana avuga amarangamutima y'Imana. Abantu rero ntabwo bajya bamenya kubitandukanya. Hari igihe uhura n'umuhanuzi w'inda ukagira ngo ni umuhanuzi w'Imana, cyangwa se wahura n'umuhanuzi wa Satani uri kurebera mu kirere cya kabiri, ikirere cya kabiri, aho Satani n'abadayimoni baba. Bavuga iki rero? Bavuga ibijyanye n'urugamba rw'ubuzima bw'ubutunzi. Ni nayo mpamvu Satani yaje kureba Yesu mu butayu agahita avuga ngo nagabanye iyi si, iyo ndamije ndayiguha. Bobo, iyo umuntu akubwiye ngo mbonye ngo ugira inzu, uri kumva? Ntago kugira inzu ari igitangaza kuko si wowe uyivumbuye. Ntago kugira amamodoka ari igitangaza, si wowe ubivumbuye. Ahubwo ikintu Imana yifuza, Bibiliya kirakivuga kuko iravuga ngo ibihanurwa byose bigenzurwa iki? Ijambo. Iravuga ngo Imana yifuza ko abantu bose batarimbuka ahubwo bahabwa ubugingo buhoraho. Iki kintu cya mbere Imana yifuza ku bantu. Nuhura n'umuhanuzi udashamikiye ku kijambo ry'Imana yifuza ku bantu, jya ukora attention kuko iby'umwuka birondorwa n'iby'umwuka. Yego. Ari umuhanuzi ubundi ubwo twasenze nta kibazo, mbabizi ko iyo mbyutse mu gitondo turasenga twese. Turasenga nta kibazo. Ubwo utanisengeye nawe yirwarize biramureba. Imana y'amahoro ibe ku buzima bw'abantu bagiye kudukurikira, kandi n'iki kiganiro umwuka w'Imana giherekeze. Ubwo ndakonekita umwuka wanjye n'uwawe kugira ngo uve ku Mana. Amen. Kuko hari igihe imyuka y'abantu ibidahuye. Subizi se. Urabona wanjye umeze ute? Oya navuze ngo nkonekise umwuka wanjye n'uwawe, ibyo tuganira bive ku Mana nta kintu. Nanjye n'uw'Imana pe. Sava. Kuko aho bavuga sindagerayo handi. Yego. Titire y'ubuhanuzi, titire y'abapasitoro bihurira he, bikorana gute? Ubundi Bibiliya iravuga ngo umuntu niyifuza kuba umuhanuzi azaba yifuje umurimo mwiza. Bibiliya ikavuga ngo bamwe yabahaye kuba abahanuzi,
abigisha abavugabutumwa bwiza abashumba n'intumwa ni minisiteri zingahe? Eshanu. Hanyuma kuko Satani akora icyitwa bricolage no mu bwami bwe afitemo abo bantu bakora izo minisiteri uko ari eshanu. Afitemo abitwa intumwa, akagiramo abitwa abapasiteri, akagiramo abitwa abahanuzi, akagiramo abigisha, uri kumva n'abavuga ubwo butumwa. Kadufate nk'urugero rwacu, hari ubutumwa bwitwa prosperity gospel. Ni ubutumwa bwigisha icyo bita ubutunzi. Hari ubutumwa bwigisha icyo bita kwikunda, bwikunde. Sibyo umuntu agakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka agahita aza kuri kamera akabwira abantu ko Uwiteka yamubabariye naho ababarirwa tutahazi. Sibyo ariko reka mbwira abantu ko Imana ibabarira. Sibyo ariko ntituzi ingano y'umubare w'imbabazi zayo kuko itigeze ibyandika. Yavuze ko yuzuye imbabazi ariko hari imirongo iri biblique yerekana ko hari ibintu bitera Imana kubabara. Iyo umukiranutsi wayo avuye mu byizerwa agasubira inyuma umutima w'Imana ntabwo umwishimira. Icyo si icya mbere, ni ijambo ry'Imana. Icya kabiri, Imana yerekana abantu yakatiye baba mu byitwa umukumbi mugari. Ni abantu bose bakora ibyitwa ibizira. Salomo yarabyanditse aravuga ngo hari ibintu bitandatu ngo nako ni birindwi ngo Imana yanga urunuka. Ikintu umuntu yanga urunuka rero ntabwo aba akorana nacyo. Hari imvugo z'abadayimoni abantu bajya bakunda gukoresha. Imana ikunda umunyabyaha ngo ariko yanga icyaha. Izo ni imvugo z'abazimu. Yes. Sibyo nyine. Donc umutima w'Imana wishimira abakiranutsi kuko ni nabizabana nabo. Hanyuma kuba abanyabyaha none se reka mbaze ikibazo unsubize. Aba bantu bajya bajyana mu nzu z'imbohe gufunga bakoze ibyaha kuko kujya mu nzu y'imbohe bisaba ibintu bitatu. Hari igihe ujyayo urengana, hari n'igihe ushobora kujyayo wakoze icyaha, hari n'igihe ushobora kujyayo uhorwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kubizera. Nibyo bintu bitatu ushobora kujyana mu nzu y'imbohe. Bari abantu bajyanwa mu nzu y'imbohe niba koko hari separation yo gutandukanya icyaha n'umuntu kuki batajyana y'icyaha ngo abantu babihorere ngo tube dufite ibyaha imageragere ba nyirabyo bari inaha bakibakuye. Ibyaha bijyana na ba nyirabyo. Exactly. N'ubu jihad ari kuburana. Okay. Ndakwakiriye rero nishimiye kunyakiye nanjye. Impamvu nkubajije pasiteri n'umuvugabutumwa ninde ufite ubutware ku wundi ko bibaba ngo kumare ubwo turi mu banyabo apana abataranyabo ntabwo tubazi. Umupasiteri wa nyawe wemerwa n'Imana n'umuhanuzi wa nyawe wemerwa n'Imana ninde ufite ubutware ku wundi? Okay, urakoze. Ubundi reka nsubize ikintu cyose, ibintu byose uzabona Bobo baba bifite imbaraga z'umwuka ubiri inyuma ubyihishe inyuma ubitwara. Hari umwuka rero witwa umwuka w'Imana, hakaba n'umwuka w'umuhanuzi w'ibinyoma ari wo mwuka wa Satani. Ku bapasiteri rero bayoborwa n'umwuka w'Imana ntawe urusha undi ubutware kuko uri muri we, muri uwo mupasiteri niwe uba umutwara. Ntabwo rero waba uri imbata y'ikintu ngo nawe ujye kuba umutware. Ubwo ndi kuvuga ku batwarwa n'umwuka w'Imana. Au contraire no ku bwa Satani nuko usibye ko Satani aburikora akereka abantu ko bafite icyitwa ubutware ariko mu kijyanye n'icyo bita ubwami byanze bikunze buri muntu wese aba afite umwuka umutwara mu akaba imbata yawo. Hanyuma rero kamvuge ku bwami bwa Satani. Satani hari ukuntu abaha amagarade pasiteri akumva ko aruta umwigisha. Sibyo? Noneho umwigisha nawe hari igihe yishyira mu igarade akumva ko aruta umuhanuzi. Umuhanuzi nawe intumwa ikaza imubwira ko imuruta. Ariko mu kijyanye n'ubwami bw'Imana mu cyo bita umukumbi muto cyangwa se ishyanga ryera cyangwa se abantu Imana yaronse barangana bose kuko ubatwara ubagenera abagenera icyo ashaka. Umwuka wera ashobora gukoresha Bobo akaba umwigisha uyu munsi, yashaka agakoresha na Robert akaba umuhanuzi uyu munsi. Ku bantu bemera rero ko umwuka wera abatwara bari mu cyiciro nk'icya Paulo bavuga ngo sinjuriho ahubwo ni Kristo uri muri ngewe, abo rero nta kibazo bafitanye n'ubwo busumbane cyo kuza mu isi kubakunda icyubahiro. Kimwe mu bintu birimbura abitwa abapasiteri uri kumbaza bo pasiteri aba yubashywe kurusha umuhanuzi. Yego nibyo. Okay, iyo ubonye abapasitoro babiri bahanganye hakahita hazamo n'uwa gatatu w'umuhanuzi, urwo rugamba twarukiza dute? Abapasiteri babiri hagati harimo n'umuhanuzi ariko bose ko ari batatu bahanganye. Hari uburyo bubiri bwo kurwana urugamba kuko ijambo pasiteri sibyo riba ryashamikiyeho icyitwa idini n'itorero rya Kristo.
pasiteri ashobora kuba mu idini cyangwa se akaba mu itorero rya kirisito. Mu buryo bwo kurwana urugamba hari uburyo bukorwa bubiri. Buriya ibi bintu byose Bobo tubona bibera mu buzima busanzwe bufatika, bitangirira mu bidafatika bikaba ibifatika. Sibyo? Intambara zo kurwana rero zihera mu mwuka, sibyo? Kandi barwana kubera izihe mpamvu? Ni urugamba rwatangiye guhera mu ngobyi ya Edeni. Bibiliya ivuga iki? Imana yabwiye umugore witwa Eva, iravuga ngo shyize hagati yawe y'urubyaro rwawe n'urubyaro rw'inzoka, donc mujye mukina sinabyaye. Sibyo? Numutanga agatwe ugire gute? Ukamene. Nagutanga nawe agire gute? Agatsitsino agace. Ntago agaciya gusa ahita ashyiramo n'ubumara. Wabyumvishije? Sibyo? Tumva ngo nugupfa agatsitsino karapfuye gusa, n'ubumara babugomba kuhita bugira gute? Bwinjira. Uri kumva? Urwo rugamba rero ukuntu rurwanwa, ntago rurwanwa nk'abarwana n'inyama n'amaraso ngo abantu bafatane. Imbaraga ziba zirwanira abantu bo mu bwami bw'Imana. Bibiliya ivuga ngo Imana itanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwayo. Kuko Imana bari irwanira abantu, icyo Imana yashyizeho yerekanye nuko yabwiye umuntu ngo nimujya kurwana intambara z'umwuka mumanze mwambara intwaro zose z'iki? Z'Imana, kugira ngo muhase guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani ku munsi mubi. Noneho iyo umuntu ari kurwana mu isi y'umwuka arwana n'iki? Abantu benshi ntibajya babimenya. Hari umugore ejo nabonye ari kumbwira ngo nanjye ninjye mu nzu y'imbohe ngo kuko nashyizeho tamuneri ye. Se wiruka genda gake abanze ngusobanurire. Ko yisungezayo uri kumva? Arambwira ngo ni ngende ngo nanjye ngo inzu y'imbohe yanjye banze zijya gusogongera. Yes, sibyo? Ndagira ngo mubwire ko mu bijyanye n'icyo bita kamo ya karande y'Abanyarwanda, uwo mwuka wo mu nzu y'imbohe nta ubi wacu. Kuko mu mwuka bamanza kureba koko ikintu umuntu ari kwatura iwanyu kibayo, bajya bajyayo. Sibyo? Icyo ukamanza ukakireba. Ese iyo bagiyeyo, ndagira ngo manze mubwire muri finaroma, mu mwuka iyo ukuri ugasanga batajyayo, kugira ngo umujyaneyo birakugora. Icyo abantu bamanze bakimenya. Niba mu mwuka bajyayo, buriya abantu benshi ntabwo bajya bamenya. Urabona icyo bita imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, abatware bategeka isi y'umwijima, uri kumva, n'ibinyabushobozi, ni ibintu bitatu bikora intambara y'umwuka. Iyo tuvuze imyuka mibi hano mu ijuru, abantu benshi ntabwo bajya buzi icyo ari cyo. Nicyo bita imyuka y'abakera yasinziriye mu isi yose. Kandi kuko buri gihugu cyose kigira imyuka y'abakera basinyanye nayo. Nk'Abanyarwanda tugira ibyitwa ba Ryangombe, Ryababinga, tukagira urukumva na Nyabyinshi. Sibyo? Ariyo mwita Nyabingi. Hari connection yabayeho, uri kumva? Iba connected ku mwuka, uri kumva? W'Abanyarwanda bagira toteme 18. Ariyo moko y'Abanyarwanda bitwa ngo Abasinga, ngo Abega, Abacyaba, Abanyiginya, like that one. Uzakora ubushakashatsi buri toteme nyarwanda cyangwa se buri bwoko nyarwanda waba ufite inyamaswa ibuhagarariye ariko ishamikiye ku mudayimoni. Sibyo? Dayimoni w'umujinya, abitwa abingwe, urabazi? Ndabumva. Bitwa ngo iki? Abe? Umuntu aricara bati ngiye usaba sasha ndimo muzikaba, sinzi ni uri kunyumva neza. Sibyo? Hari n'abandi bagiye bahagarariye buri nyamaswa iz'ubwubone, Babega, donc buri toteme yose bifite. Abasenga n'abiki? Reka ntabwo aribyo tugiyemo kuko ngiye mu gusobanura buri toteme dushobora kutarangiza Ikinyarwanda. Nari ndi kuguha urugero rwa hafi. Iyo kamo rero igenda ikurura igakurura, rimwe na rimwe abantu bakaza kuyicurika mu byitwa ijambo ry'Imana kuko bigishijwe nabi. Sibyo? Buriya Bibiliya yo iri clear, iragaragara neza. Ariko kubera isi yacu igenda ikurura ikagenda ikora rotation y'igihe ibintu bigezemo, ariko nta gishya kiri mu isi ari ibyisubiramo kuko ijambo ry'Imana ribivuga. Uyu munsi ushobora kubona umwana werejwe gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Muri baba navuze ngo twebwe n'imiryango yacu tuzagira gute? Tuzagukorera. Sibyo? Uyu munsi akaza rero karande yabo ibakurikiye bitewe n'iki? Nubona umuntu afite akamo k'ubusambanyi, uwo mwuka w'ubusambanyi uba uri kumurandamo, ni umwuka ubukurura uvuye mu ki? Muri family. Yes.
biturutse kuki kubagiranye n'amasezerano y'imyuka ya myuka yasinziriye bakayibwira ngo ko mwatubwiye ko abana banyu bazadukorera kuki batadukorera uzakora ubushakashatsi Bobo ndagutumye uzitegereze bano bavuga butumwa benshi bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka mu buryo bwo guterekera ariko babyite umurimo w'Imana ukora ubushakashatsi uzumva mu buhamya bwabo benshi bakubwira ngo data yaraterekera data yarabandwaga icyahindutse ni inzu z'imandwa zahindutse bahinduye tere voilà ariko imikorere ni imwe n'ibikorwa ni imwe nibyo Yesu yavuze ngo abantu baba bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo bafata ibituro bakabisiga ingwa ariko imbere ni umunuko aha wanyumvishije rero kumanza kurwana urugamba wanumbaje ngo konfuriza abapasiteri abavuga butumwa urwo rugamba rubanza kubera mu mwuka urumva noneho byava mu mwuka bikaza hehe mu mubiri iyo ubonye rero mu mubiri uri kumva abantu benshi mu mubiri rero biranagorana kuretse iyo umuntu yagukocoye mu mwuka sibyo no mu mubiri yaje arakumena reka nase ku ntego udekirive none usobanure unavuga usobanura yewe umunsi ndavuga mu mazina ntawe nige wabo yego hari intambara ya Pasiteri Fani yego Pasiteri Fani Pasiteri Mutesi ne twabanje kubona badarapa ko yari y'amafaranga atanze sheke y'igicupuri yego Pasiteri Fani baraza atari ku bundi umuntu warijije ababyeyi akariza abagore n'abagabo yabuza kuriza tebo imfubyi Mutesi nawe araza kwihandagaza adatinye atagize gute ariko nawe akunobamo ubwo niyo mpamvu navugaga abapasiteri babiri n'umuvugabutumwa cyamuhanuza umuhanuzi wowe n'abapasiteri babiri Mutesi umva uko yasubije niyo nagucururiza ni iby'igihe gito n'iby'inda vuga Kristo niwe buzima bw'iteka naho nujya kuvuga ibyaha by'abantu uzavuga ibyaso uvuga ibyanyu ko uvuga iby'abakuru bawe uvuga iby'umugabo wawe uvuga iby'abana wabyaye kuko ntago muri abakiranutsi ni muri abere namwe muri abanyabyaha mugirwa abere no kwizera amaraso ya Yesu Kristo kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu rero buri munsi kumva abantu birirwa bambaza ngo upiki na Fani uyu mureba muzi nk'umugore rwose twakoranaga ivuga butumwa sibyo ariko ndabizi ko kuba muvuzeho muhaye gucuruza sibyo kuba muvuzeho muhaye hiti yajyaga abyifuza cyane yarampamagaye igihe kinini abyifuza ngaho kuko Yesu wamuteretse hasi reka ngo ukuri kwa Bobo wikwirwa uvunika reka nkubwiye sibyo uretse umva aho hantu umva yarampamagaye igihe kinini wumva aho hantu abyifuza wumva aho hantu ngaho kuko Yesu wamuteretse hasi reka ngo ukuri kwa Mutesi wihaye kuvuga va mu mwanda va mu maziranoki va mu birutsi reka nkusabe ibyo bintu wirirwa umva nyine reka nkusabe aba bapasiteri ngewe icyo kiganiro nacyumvishije aba bapasiteri n'utaracyumva ajye ku rugendo ajye kucyumva niho kiri yego ni yaba ibyo yavuze Pasiteri Fani yaba n'ibyo yamvuzeho sibyo yego byose narabyumvishije kandi donc ni uburenganzira bwe yego ikiza ejo nabwiye witwa Damuru yarambajije ikibazo nk'icyo cyawumbajije yego ndamubwira ni genda ujye gushaka Pasiteri Gabriel yego avuge ku mudamu we bamuvuze igihe Mutesi azavuga uwanjye nibwo nzaza kumuvugira yego ariko ngiye Pasiteri Fani si umugore wanjye noneho buretse gateya sibyo noneho ntago nkukwepa ntago nkwemerera yego ntago nkukwepa humura singira kubwiye nguze ndabizi ko mu bindi bisanzwe n'ibindi mutaza kundeba nanjye ni mpamvu ngomba guprofitiraho mwageze gute yego rega nyewe mvuga ubutumwa bwiza nuko Mutesi yavuze ku bakurikiye urikumva avuga ati Robert wirwa uvuga abakozi b'Imana nabi sinzigera nabireka kubavuga nabi kuba umuntu wese niwo muhamagaro wanjye umuntu wese uzaza kugoreka ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo yitwaje ishusho yo kwera hakana imbaraga zabo nzakumuvuga uri kumva nashaka zaba akomeye uri kumva ku rwego rwe kuko icyo namenye nuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uri muri twebwe aruturi mu bisi ibyo uzaza uvuge ko ukomeye hano mu isi uri kumva ariko ndabizi neza ko no mu rupfu rw'abakiranutsi amaraso yabo yongera akavuga ubutumwa bwiza
sibyo rero ni icyo ngicyo ntabwo yababeshye kandi sinzigera mbireka ntabwo nzabireka ngo kuko mwabivuze si we wenyine mfite n'abandi bantu njya muramuna wo mu muhanda akaba yabasha kungonga ngo navuze mami we nabi vuga dadi we nabi vuga pasiteri we nabi ba mami na ba dadi bararikora uri kumva sibyo ariko niba turi mu bwami bw'Imana kingdom of God ubwo bwami tukaba turi kubuvuga tukaba dufitemo ababurwanya ku mugaragaro ni ngombwa ko duhagarara mu cyuho n'izi mvugo n'iz'abadayimoni zibwira abantu ngo nimuvuge Kristo ngo abandi mubareke ubu bobo waba uri ahantu uri kumva ni urugero hari umwanda nk'uko bari kubivuga yavuze ko ari kuvugira mu mwuka reka nanjye ari mu mwuka da sibyo ahantu hari umwanda ariko uwo mwanda kugira ngo ugere hari zahabu ni uko ugomba gukandagira muri uwo mwanda wakora ikintu kumanza gukuraho uwo mwanda mu gihe rero badashaka kuwukuraho kandi bo bawuhashyize nibareka abazi kuwukuraho bawukuzeho ijambo ry'Imana turi kugendana ndakumva cyane Bibiliya ifite uko idekarara abaseseye rwihishwa baza mu buzima bwako utata umudendezo w'abera utata umudendezo w'abizera ngo abo bagenewe kera gucirwaho iteka niko ijambo ry'Imana rivuga niba umuntu yinjiye akaza gutata kandi Bibiliya ivuga ngo umujura nta kindi kimugenza ni ukwiba kwica no kurimbura ukaba ubona umuntu uje gusahura ubugingo bwa benshi ubu muntu uvuga naje uvuga ngo Robert nimugume muvuge Yesu urukumva mwita uvuga kwacira na Yesu nk'uko yakoresheje iri jambo nanjye ndatwitse mu mwuka sibyo umuntu wese uzahagarara mu cyuho cyo kubeshyera ijuru ko ari umukozi w'Imana kandi Imana atayikorera dufite uburenganzira nk'uko natwe umunsi tuzagoreka ubutumwa bwiza cyangwa se tukakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka yaba mu buryo bugaragara n'ubutagaragara muzaze mwicare hano kuri kamera kubera iki ubutumwa bwiza burarindwa akose ko wavugiye mu migani kandi imigani tuzi ko ari iya Yesu yego kandi ngiye nkaba navuze mu mazina we sindakugeraho ariko aba reka we nkugereho ubijyanire hamwe ikibazo ngiye kubaza umva ko Pastor Mutesi aho yakohereje ibintu urimo ni ibiki uhoramo ariko mwasakiwe nabonye Prince Robert yashyizeho amapingu abantu bose bari yewe ropa urori wongeye wariye ngo ubonye icyo kubitisha Mutesi sawa nawe wihane wirirwa uvuga abakozi b'Imana abo ngiye mujye mureka mvuga bo muri kariyeri yanjye b'abakozi Imana b'abavuga butumwa kozi Imana ndabagarukaho uyu munsi ashaka icyo gimeto kimenera hano yabareke nyine babarira wihangane wenda pastor mure n'umwamagara mure n'umunyandikira mure n'umumaza ngo bimeze bite ahubwo muhite mwegura kamera ese Prince Robert ko nzi ko abasirikare ku rugamba iyo umwagoye bagenzi bamufata bakanamutwara ngo umwanzi atamwica wanyandikiye n'akamesaje umbaza ibyo ari byo ahubwo wagiye kunshyiramo amapingo katika cyangwa nawe yambara urebe ko yakubera oya reka kanze roma akohereje mageragere ariko yageze ku muntu umwe aratinya yageze kuri Koroda tubo mureke ariko twiganirire Pastor Mutesi yagutokesheje mu mwuka ntabwo Pastor Mutesi yarwanye n'umwa ngenzi ye niyo mpamvu yatinye sibyo intumwa yandi uwo yatinye si umupasiteri mugenzi we Pastor Koroda niyo nzema si intumwa mugenzi we se naba pasiteri nyine intumwa zatumwe nande intumwa zatumwe nande pasiteri bivuga iki pasiteri bivuga iki umwungere yes intumwa ni babuze intama wabahaye izo ntama kuzishumba ntahari hano rero ukurusha igarade yakohereje mageragere ngo nawe pingu wamwifurije uryambare mbere ye ngo dore ko utigeze uza kumubyutsa Pastor Mutesi murakorana reka mubwire sibyo Pastor murakorana da reka nkubwire sibyo mbo ntago mageragere rusororo sibyo ibirori ubundi ubuzima bw'umwana w'umuntu ukuntu bwubakitse bugizwe na step zigera muri 5 hari icyo bita kuvuka sibyo hakaba icyo bita kujya kwiga isi ari byo bamwe mwita amashuri bamwe bakajya mu mashuri abandi bakajya mu mihanda donc icyo bita kwiga sibyo hakaba icyo bita akazi gushyira mu bikorwa ibyo mwiza buri muntu wese akora buriya bijyanye n'inzira yanyuzemo turi kumwe hano hakaba icyo bita ibirori ibirori bamwe bakajya kuryoshya abandi mu makanisa abantu noneho hakaba icyo bita donc ibiriyo
ibyo bintu yaba Mutesi Abinyatuyongo nge Mageragere biroroshye n'undi yajyayo Bobo yajyayo aba ariyo ntimubaruta uri kumva nawe yajyayo nk'uko ari kubivuga nanjye najyayo ntabwo ari igitangaza kuko njye nasomye ijambo ry'Imana avuga ngo habaye igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka ubwo bibaye ngombwa ko njyayo nawe ngeze wenda mu gihe cyitwa cyo kurira mu bantu ariko hari igihe Imana yawe inyohereje ngo njye kuvuga ubutumwa bwiza kuko impamvu ikujyanayo niyo ikomeye kuruta ikirakujyanayo kandi mu mpamvu zanjyanayo nazigusobanuye ko zabe eshatu iya mbere ishobora kuba ndengana umuntu bakakukurura mu nzu y'imbohe akakujyana si ikintu naba mvumbuye n'abigishwa bizera nkanjye harimo ba Pawulo ba Yohana n'abandi bose bagiyeyo ubwo rero ntabwo cyo bari igitangaza icya kabiri ushobora kujyayo wakoze ibyaha nk'uko yabivuze uri kumva sibyo birashoboka gatatu ushobora kujyaho unazira n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni ibintu bitatu Imana yabikora rero yashimye ko njyayo byo koza mu makuru y'ubwami bw'ijuru ufite iyo gahunda ntihari nibyo nakubwiye ko intambara yo mu mwuka itandukanye niyo mu mubiri ngewe umuririmbyi arariye ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa mute iyo gahunda uri kuvuga ngiye mu mwisi y'umwuka ntayihari mfite amakuru icyo ni icya mbere sibyo turi kugendana nakumva rero nshake kugaruka ashobora no kubabonye na thumbnail aze kuza ikiganiro nakoze ni ibiganiro bibiri sibyo ari ukuntu umuntu ashobora kubona thumbnail uri kumva ni nabyo areberaho ariko ajye mu kiganiro cyuze kabiri reka mubwire ikindi kintu ngewe uri kumva mbaye clear ntago bataye turiho ziri au contraire urugamba turiho turi au contraire ngemba mu mukumbi muto mu ishyanga ryera mu bwoko bw'Imana abantu Imana yaronse hanyuma we nkurikije ibyo mubonana aba mukitwa umukumbi mugari aho rero ari kunsaba kujya inbox kujya kumwandikira ntabyo nzakora kuko niba akora aba yabikoreye aha impamvu nazabikora reka nyigusobanurire ya mbere Bibiliya ivuga ko yemerera umuntu gufasha imfubyi abapfakazi abasuke sibyo n'abakene bo muri bo uri kumva mu makuba yabo ntago Bibiliya yabyanze Bibiliya yanze ko ikiganza cy'iburyo niba gitanze ikibumoso kitamenya uko bigenze already n'uyu muntu ntabikora rero agamurika ikiganza cye cy'iburyo akakereka ikibumoso akaba ati dore ngiyi kamera ndatanze kandi ijambo ry'Imana ryemera gutanga ariko iki kiganza cy'iburyo ni mukimenye nzakubwira nibi bintu ukoze si ijambo ry'Imana kuko nanjye Robert ndafasha ibijyanye no kuvuga ngo abantu amadeni biroroshye pe nanjye ubu ufite abantu mfitiye amadeni cyane hari nayo kwishyura binanira nkuko bivuze urukumva sibyo nta mugabo utagira ideni uri kumva nkunda ko abantu bakunda kuzana ibyo bakwitisha abantu nabwiye abantu ko kuri iyi social media icyo uzazana nagikoze nzacyemera na nyature nsaba Imana imbabazi turi kugendana icyo uzaba umbeshyera nzereka abantu reality turi kumwe nereka abantu reality mbwati uyu muntu arambeshye kafate mu rugero rwafi nk'uyu muvandimwe w'ibyumba bavuze ngo bahaye amafaranga n'ibiki byose ngo bamukore ibikorwa hari akantu keza yavuze ati mwavuze ko mwashyira inzu muri plafond ese iyi plafond narayigurishije nanjye ndiba ni ikintu kiri clear bavuze ko bagurishije ibiryo yes iyi plafond yarayigurishije rero wivuga ngo kuko navuze iki ngiki ngo njye mwimvuga nimuvuge kuri Yesu na wari wumva kafate nk'urugero rwafi kugira ngo nyumve neza nawe yabivuze neza avuze ngo mureke mvuga abo turi kumwe muri kariyeri na ari kuvuga mureke mvuga abo turi kumwe guki ku rugamba turangana ndagira ngo mubwire ko uri kumva clearly Imana Yesu yo Mana yanjye I declare on camera Imana ibwe mufite Imana zitandukanye yes ukorera iyihe wowe iyo yizera siyo nizera wowe wizera iyihe ngiye kugusobanura iyo nizera niyumva ariyo yizera nk'iyanjye azaza avuga ati nyamara nanjye numva nizera nk'iyo umva iyo nizera rero ngiye kwisobanura mu minota 2 iya mbere Bibiliya iravuga ngo dore umurimo w'Imana nguyu ni ukwizera uwo yatumye sibyo ni uwuhe yatumye ijambo ry'Imana riravuga ngo abarushye abaremerewe musange mbaruhure imitwaro yanyu ninjye mwami w'isabato uyu wapfuye agapfa akazuka akaba azagaruka gutwara itorero sibyo umwizera
yaba ariho cyangwa yarapfuye azongera akabaho. Ndi kuvuga Yesu, yego, umwami w'i Nazareti, yego, umwami w'abami, igitare gisumwa n'amahanga, yego, umwizera yaba ariho cyangwa yarapfuye, Yego. uyu nguyu niwe ndi kuva waje kumesha ubugingo buhoraho. Kamuhe kondisiyo nayibona ariyo azabisobanura. yego, Uyu rero yavugiye ahumekera mu ntumwa ze n'abigishwa be. Hari intumwa yitwa Pawulo yahumekeyemo, Yego. aravuga ngo umuntu niyifuza kuba umwepiskopi aba afite izi condition. Bibiliya yo yavuze n'umugabo, yego, avuga ngo aba ari umugabo w'umugore umwe. Uyu ndagira ngo wumve ko nizera atari we kimwe. Yego. Rega ntabwo ikibazo ari uko abantu bavuze ngo nabizera. Yego. Kuko Pawulo ari ahantu yandikiye itorero bati ngiye mfite impungenge ko nimara kuva hano muzaza kwigisha Yesu wundi. Bivuze ngo hari n'abantu bigisha Yesu ariko ari Yesu wundi. Yego. Uyu rero nizera, uri kumva? Yaravuze ngo umuntu niyifuza kuba umwepiskopi, umupasiteri, aba ari umugabo w'umugore umwe. Reka twemere isi yarejeje, yashyizeho ko n'umugore aba pasiteri, ariko Bibiliya yavuze ngo aba ari inyangamugayo. Turi kugendana? Adakunda ibisinde, adakunda impiya, atari umunyarukoni. Iyo bavuze umunyarukoni ni umuntu w'umunyamanyanga, ni umuntu utukanira mu ruhame. Yego. Turi kugendana? Ndakumva. Yesu uri muri Pawulo rero niwe uri muri ngewe Robert. Niwigera ubona mwubahuka nk'umubyeyi nkaza kumutukira kuri kamera, uzavuga ati Roba, reka mbwire n'abantu badukurikiye n'abafana be, uyu Yesu mutunze mujyana kwiba akemera mukajyana, uyu Yesu mutunze mwatsa amamodoka yanyu mukajyana gutukana ku makamera n'ahandi akemera mukazana, si we Yesu ngewe Robert nemera. Ni nayo mpamvu nzavuga nkavuga ati hari Yesu mubeshyera, n'uyumva ndi kurengera. Yego. Turi kumwe? Ndakumva. Uyu Yesu rero wemerera umuntu akajya gusambana bari kumwe, si Yesu w'ukuri. Mwishaka rero ko tumuvuga, dore Yesu baba bashaka ko tuvuga rero n'uyu nguyu. Bavuga ati ngenda asambana ariko yarambabariye. Ariko yarambabariye. Mureke ngumye asambane, yarambabariye. Iyo Yesu akugezemo, Yesu nizera, Yego, amaze kukugeramo, Bibiliya imuvugaho neza, avuga ngo ibya kera biba bishize. Yego. Ubu baye icyaremwe gishya. Mu bya kera biba bishize n'iki? Habashize ubusambanyi, habashize ubujura, habashize gutongana. Ibya kera biba bishize. Abantu badukurikiye mujye mumenya ko abantu badahuje Yesu. Je déclare encore, bivuze hano kuri kamera, ntabwo Imana yanjye ariyo Mana yamutese, na Yesu wanjye bivuze kuri kamera, nawe naza akazaza bivuge. Najya narwana n'urugamba, najya amenya ko turwana urugamba rumwe, na Yesu dukurikiye si umwe. Nta nubwo Yesu wanjye ari wo Yesu we n'umwuka wera, kuko buri wese bavuga ngo ni umwuka wera cyangwa umwuka mutagatifu, n'umwuka unyobora. Je déclare encore, si wo mwuka wawe. Niyo mpamvu ikora sirikwi kumwihakanya burundura. Exactement. Ndagira ngo nawe abimenye, nanagaruka no kuri kamera azanabimenye, anabyumve neza. Ntabwo umwuka wanjye n'uwo ari bimwe. Icyo ukora ikintu akora, kuko inzira turimo ari inzira ijya mu ijuru. Uri kumva? Idusaba gukuraho amahage. Iyi myanda yose mushyira mu nzira kugira ngo dukomeze urugendo, bidusaba ko tuyikuramo. Niyo mpamvu Imana dushyize ku munara nk'ingi ya YouTube ngo tuze gukora iri soko mu ryita isoko ry'imburamumaro. Ari kumwe ngo ndi gucuruza, ndeka kugira ngo yumve neza n'abambari be bumve. Njye mbona baza no muri commentaire z'ibiganiro byanjye, sibyo bakaza kunuka. Ubwo bucuruzi uri kuvuga, turi mu kwezi kwa gatanu. YouTube channel yanjye bene se turi kugendana, bakorera Yesu utameze nk'uwanjye, barayifashe barayisibisha guhera mu kwezi kwa 8. Ubwo bucuruzi uri kuvuga sindahembwa n'umunsi n'umwe. I'm swear for God, kandi ntabwo najya kurahira Imana imbere ya kamera. Mbese ntiraba monetize ku yindi watangiye. Ubwo bucuruzi rero muri kuvuga ngo bari kubacuruzaho ni imyanda muza gushyira hano kuri kamera. Yego. Turi kugenda. Ndakumva. Wowe niba iteka ryose. None se wowe ngo twasakiye ngo twakubonye, tugize umwaka ukubuzanye uyu mwanda wawe hano. Ni umwaka. None se twacakiwe kuki? Twa tumaze iminsi dukora ibiganiro. Nese nta biganiro twakoraga. Urazana umwanda witwaje ijambo ry'Imana ngo tubanye ubaye inzitizi n'imbogamizi y'ubutumwa bwiza twatangaga. Araho ngera nkayamanika. None se ducakiwe ikisi? Gucuruza nyine muri kubona video. Gucuruza ikisi? Ngaho mbwira kuri iri soko ryanyu ry'imburamumaro ni iki bari gucuruza?
Robert oya nsobanura ikintu turi gucuruza. none se ntago nabo bo bari mu bucuruzi niba bubemo rero, ariko umuntu wese wambara ishusho kugira ngo hari ibirahumbi 900 bara ntibyari bigiye nye ntago yari ubucuruzi sava. Ariko nanone rega nta muntu, reka nkubwire, ari umugabo waririmbye aravuga ngo abakuvuga nabi banakubeshyira reka mbagira inama nimurekeraho. Iyi nzu y'imbohe muri kuvuga ngo niyo twayijyamo tuzayijyamo twizera Kristo, nitunayivamo tuzagaruka tuyizera, nitunapfiramo tunapfuye ubugingo bwacu buzajya kumucunguza kandi tuzahabwa ingororano. Rero abavuga nabi Yesu bamubeshyera reka mbagira inama murekeraho. Robert ibi byose ni intandaro y'ibyo bakoreye mu majyaruguru. Yes, tubonye ikiganiro mu kanya Justin wasubiyeyo nanone bavuze ko tumutasozana iminota mikeya. Bavuze ko bubakiye uriya mugabo, bamutereye bamushyiriyemo plafond wenda gukora ubukwe, bamuguriye intebe, ariko babigaragaje. Ese uragira kinama aba bantu ongera ubavugeho yaba abanga bajyanye kuri ya musaza oya none se reka Bobo reka nkubwise wansajye kuvugisha kuri nawe ndi kuvuga mu mazina na Imana ya Justin yamutesi nimwe. Yes, na Justin abishyize muri aho gateye connection zabo niba zibonye mu minsi yashize mu bitenge. None se reka nkubaza ikibazo. Yego, simfite uburenganzira bwo kwatsa imodoka nkagenda nkajya hari ibyumba siho kwivuka iwacu. Sibyo? Yego, aba bana aba bavandimwe situziranye. ntago mbizi. Bamurera amazi turaziranye, twiganye primaire, nge nize hari imunyinya. Korari yitwa Abayisenga ririmba muyoborwa n'uwitwa Karamira. Ngaracuranga kana n'urugero nyine nguhaye nagira ngo tuganire step by step. Yes, nagira ngo n'abantu bajye bumva bamenye ngo Imana ya Robert ni yabo koko biratandukanye. Ntago naburi ibihumbi bingahe byo kujya iwacu. Yego, warangiye ngo ujye gukora ziki ziriya nkuru. Uri kumva? Ndakumva. Ariko ikintu nabwira abantu bamenye ko nubwo tubizi neza ko inzira ijya mu ijuru ifunganye, ijya kurimbuka akaba ari igihogere. Ku muntu wumva ashaka kujya mu ijuru ava inyuma yaba abantu baseseye rwihishwa, sibyo? Baza gutata umudendezo w'abizera, basoza ngo muri kuyicuruza. Yego, sibyo? Ngo muri kubacuruza, turabacuruza iki? Niki mufite mucuruza? Murashaka ko tubambika ubundi mwambaye iki? Mwambaye si ushwambagara, turabambikisha bambaye bubu. Ako bagusabye kwamamaza iki? Kwamamaza ndamamaza iki? Mbere yuko uvuga byo banzu namamaza. Nakubwiye ngo ibintu byose bifite umwuka ubiri inyuma ubiherekeje. Wanze kwama umwuka wawe no kurwanya abakozi b'Imana. Oya kwamamaza reka namamaza, sibyo? Abantu mukurikira kuri Give Hope TV n'izindi channel ziri imbere yanjye kuri Prince Robert Rwanda, Pasteur Mutesi atekera amakwe. Ariko ngo twaje kumenya amakuru ngo burya nabyo sibye. Ngo burya ngo umukomisiyoneri namishe mushute Pastor Claude abibreaking ati business ni ya murumuna watewe w'ukwezi TV w'Imuhanga. Pastor Mutesi ni komisiyoneri. Ayo ntago ngenge nyakora ngo ngusubiriremo, sinyajya kwinjira on privacy life y'abantu. Icyo nkubita nese urumva uramamaza iki? Twamamariza uwo murumuna wawe nta kibazo, gusa si saba bavandimwe saba situra abanyarwanda. Wamwandika twamamarije ubwo murumuna watewe. Murumuna watewe ukorana na Pasteur Mutesi batekera amakwe. Ibyo bintu bitwaye ubukwe, batekera ubukwe. Sibyo? Bacuruza n'amabobo. Bapucuza n'amabobo n'ibindi. Ibyo okay ndabikoze. Nge sinzajya no kwinjira ni deep mu bindi. Unamwandikire kuri nuza se kwendaza kumwandikira kuko ngo umusirikari umwaguye nabyutse. Nakubwiye ko ubwami bwabo n'ubwanjye bitari kimwe. Twakwisoreza se ubundi dusoza ikiganiro. Amahoro y'Imana bane namwe ndagukunda. Nta jambo wumva ufite ku mutima bitewe n'ibyo biri kuvugwa n'ibyo tuvuze
ndetse n'ibyo wasabwe, ikiri ku mutima we ntakubajije, wumva imbamutima zawe wagezaho abadukurikiye, kandi ngewe sindi bugaruke. Ijambo mfite numva nshaka kubwira abantu, ngiye kubaha homework devoir, sibyo? Ndabizi abafana Mutesi, abafana Robert, abafana Bobo, abafana n'abandi abakunda izi nkuru mwita amatiku, mugende mukora icyo bita research, muvuge ngo ni irihe tandukaniro riri hagati y'icyitwa idini n'itorero rya Kristo. Iyo ni ijya mbere, mugini deep, sibyo? Ese umwuka wera ni iki? Ayobora abantu bameze bati? Imana ibahe umugisha. Amen.